Barakwereka dutangiriye kwa muganga mu bitaro, hari umuganga uri gusomana n'umugore w'abandi. Muri ako kanya umugabo we yahise aza, abangaba nabo bakomeza gusomana batumvishe ko umugabo w'uyu mugore yaje. Uyu mugabo yarisatse asanga atwaye umuti, uyu ni wa muti basiga ku bintu cyangwa batera ku bintu, maze waza kwihumuriza kuri ibyo bintu, umuti ugahita ukurangiza. Bakimwumva barikanze cyane, maze batangira kwijijisha. Muganga yigira nk'aho yari ari gutesitinga uno murwayi cyangwa se yari ari kumusuzuma. Batangira nyine kwigaragaza nk'aho nta rwikekwe na rukeya bafite. Umugore yahise yereka umugabo we ko amukunda, atangira kuryarya umugabo we, ariko buriya bajya bavuga ngo indyarya ihimwa n'indyamirizi. Umugabo nawe yirinze gutangira gutuka bano bantu cyangwa ngo abereke umujinya mwinshi, ahubwo abereka uburyarya bwinshi, abereka yuko nta kibazo gihari ndetse hakirimo n'urukundo. Umugabo yicaranye n'umugore we, ese zino ndabo yashyizeho umuti wihumuriza ugahita upfa yazihaye uno mugore? Umugore nawe yatangiye kwihumuriza za ndabo. Reka muze kureba ukuntu iyi nkuru iri burangire. Umugabo muri aka kanya yari ari kuganira n'umugore we, ariko umugore amaraso yari yatangiye kumushiramo kubera kwihumuriza za ndabo. Urabona ko atangiye kugenda ahinduka mu maso. Ahangaha umugabo nawe yatangiye kumubwiza ukuri. Ese bino bintu byatangiriye hehe kugira ngo uyu mugore yisange ari gusomana n'uyu mugabo kwa muganga? Ese uyu mugore ararwaye? Dore umugore ngo wa muti uratangira kumukoraho. Umugore yatangiye kumva agasereri mu mutwe we, atangira kumva bimucanze, atangira kwibaza ibimubayeho, biramucanga. Uyu mugabo nawe yatangiye kwerura, amubwira ukuntu byatangiye, amubwira inkuru yose, aramubwira ati ubwo narinje ahangaha kwa muganga nyinjira, nahageze nsanga uri gusomana n'uriya mugabo. Mwaketse ko ntababonye kubera ntigeze mvuga nabi ngo mbatuke cyangwa mbabwire nabi, ariko nari ntababonye. Niyo mpamvu rero madamu wanjye nishakiye, nyuma yo kubona ko nca inyuma kugeza naho uje kubikorera kwa muganga ukambeshya ko urwaye kandi utarwaye, nahisemo kurangiza ubuzima bwawe. Nakabaye narinje gutabara ubuzima bwawe kwa muganga, ariko nyuma y'ibyo wakoze byose mwabona nanaje mugatangira kunjyanira inzara, mukagerageza kundyarya no kunyereka yuko nta kintu gihari, byatumye mfata umwanzuro wo kugukura mu buzima mugore wanjye. Umugore yari atwitiye kwa muganga, ariko se umugabo yitaye ku mwana yari atwite cyangwa yahisemo kumwica? Ese yari atwite bya nyabyo cyangwa n'indwara yamuzanye hano kwa muganga? Gusa ibigaragara byo uyu mugore birasa nk'aho atari ubwa mbere ahuye n'uyu muganga. Mwibutse ko iki ni igice cya mbere cya filime ya Love Story. Nimwishimira ko dukomeza ino filime nkayibatangirira neza uko byatangiye, nkabereka ubuzima bw'uyu mugabo yari abayemo mu rugo kugera bari hano kwa muganga. Nimubishima neza tuzakora igice cyayo cya mbere cyayibanjirije. Mwibutse ko kano ni agace ka kabiri. Iyi ni filime ya seri, nushaka kuyimenya neza unyandikire muri komenti nkubwire ino filime uzayirebe. Ni filime izashimisha ubuzima bwawe, ni filime